Amena. Komeza. Munsi yuko muri abuzukuruza ba Abrahamu, ariko murashaka kunyica kuko ijambo ryanjye ridafite umwanya muri mwe. Komeza. Ngo jyeho ibyo nabonanye data nibyo mvuga. Kandi namwe nuko ibyo mwumvanye so nibyo mukora. Dore ikibazo. Ngo ndavuga ijambo rya data ariko ndabona mubwe muzanyica. Nuvuga kuri ngo waciye impamabere. Ukoze ibidakorwa. Yesu yavuga mukuru ariko ntibamwemeraga. Yesu yavuga mukuru ariko ntibakwemeraga. Nyemerera gusubiramo kuri murongo 37. Ngo nzi yuko muri abuzukuruza ba Abrahamu. Nzi yuko muri abuzukuruza ba Abrahamu. Ariko murashaka kunyica kuko ijambo ryanjye ridafite umwanya muri mwe. Murashaka kunyica kubera ko ijambo ryanjye ridafite umwanya muri mwe. N'umuntu ijambo ry'Imana riba ritaragira umwanya muri wowe, uzica mugenzi wawe kandi uzica n'Imana yagutumyeho. Uzahemukira n'Imana yagutumyeho. Uzahemukira n'uwawe. Kubera ko ijambo ry'Imana ridafite umwanya muri wowe. Niba ijambo ry'Imana ridafite umwanya muri wowe, n'ibyo ukora byose bizaba bibi. Nta cyiza uzabasha gukora ijambo ry'Imana ritakurimo. Birasaba bisobanura ngo ijambo ry'Imana rizaduhesha gukora ibyiza. Niba ritaturimo ntituzakora ibyiza uko bigenda kose. Eglise yose uzabamo ijambo ry'Imana ritakubamo ntabwo uzabasha gukora ibyiza. Minisiteri yose uzabamo ijambo ry'Imana ritakurimo ntabwo uzabasha gukora ibyiza. Datashaka ntabwo bikunda. Ntabwo bikunda. Nushaka kuririmba marayika amanuke. Nushaka kuririmba abantu bose biture hasi. Nushaka gusenga abantu bose barire. Nushaka gukora ibitangaza abantu bahaguruke bagende bari bimuga. Ijambo ry'Uwiteka ritakurimo ntabwo uzahinduka. Ijambo ry'Uwiteka ritakurimo ntuzahindura abandi. Ijambo ry'Uwiteka ritakurimo uzafasha abandi. Ntibikunda. Bikunda ntabwo bikunda ntabwo bishoboka. Komeza. Umurongo 38. Jyeho ibyo nabonanye data nibyo mvuga. Njyewe ibyo nabonanye data nibyo mvuga. Kandi namwe nuko ibyo mwumvanye so nibyo mukora. Ngo kandi namwe nuko ibyo mwumvanye so nibyo mukora. Uyu munsi abantu turimo gukora ibyo dukoreshwa. Ariko se gukoreshwa kwanjye kuri guturuka kuri nde? Kuri guturuka kuri data wo mu ijuru cyangwa kuri guturuka kuri Satani? Hari ibintu bibiri tugomba kwibaza bene data. Gukoreshwa kwawe guturuka kuri nde? Ugukoresha ninde? Ukuyobora ninde? Ugendana nawe ninde? Ukwereka inzira ninde? Ugukoresha ibyiza ninde? Cyangwa se ugukoresha ibiriwe ninde? Ongera usome. Imana ishimwe cyane. Umurongo 39. Baramusubiza bati Abrahamu niwe data. Urabyumva? 39 baramusubije ngo Abrahamu niwe data. Kandi Abrahamu muri we harimo kubaha Imana kandi harimo kubabwira Imana, ariko ntibigeze bemera ibyo Abrahamu yavuze, ntibigeze bemera n'ibyo Yesu akababwira. None si uko ni se koko? Ni se. Abrahamu yemeye Yesu kandi yavuze Yesu, kandi Yesu nawe aje yihamya hamwe n'uwamutumye, ariko ntibamwemeye. Ese mama tujya tuzemera? Intumwa wacu turazemera? Intumwa wacu mu matorero turazemera? Intumwa muri mu byuzemera? Imana igufashe cyane. Impanuro ujya uzemera, ujya wemera guhinduka, ujya wemera guhanwa, ujya wemera kubwirwa ngo uhinduke. Amena. None se niba utarahinduka uzahindura abandi gute? Niba nawe utarahinduka uzahindura umuntu ute? W'Imana. Imana idufashe cyane. Komeza. Umurongo 39. Ngo baramusubiza bati Abrahamu niwe data. Yesu arababwira ati iyo mu abana ba Abrahamu
koko muba mukora nk'uko Aburahamu yakoraga. Amena. Ngwino mu bana ba Aburahamu ko muba mukora nk'uko Aburahamu yagira gute yakoraga, kuko Aburahamu yubahaga Imana kandi yubahaga ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryari riri muri nde? Muri Aburahamu. Ariko bo ntabwo bakora ibyo Aburahamu yakoraga. Ni ukuvuga ngo ise ninde? Ni Satani. None se uyu munsi turakora ibyo Data ashaka? Turakora ibyo Yesu ashaka? Ni ikibazo twakibaza. Iyo abana ba Aburahamu mwari gukora ibyo Aburahamu yakoraga. Iyo tuba abana b'Imana akaba ari gukora ibyo Imana ashaka. Ikibazo Imana idufashe ubuntu bw'Imana butubeho kugira ngo duhishurirwe amagambo y'Imana. Komeza dusomere umurongo 40. Ariko none dore murashaka kunyica kandi ndi umuntu ubabwiye iby'ukuri, ibyo numvise ku Mana, nyamara Aburahamu we ntiyagize atyo. Ibyo mukora ni nk'ibya so. Ibyo mukora ni nk'ibya so. Bariyitirira Aburahamu w'isezerano, ariko ntibari mu isezerano, bari gukora ibya se Satani. Ntabwo bari gukora ibya Aburahamu wa wundi wemeraga Yesu, wemeraga Imana, wemeraga ijambo ry'Imana. Bari gukora ibya se Satani. Ese koko natwe turi gukora ibyo Data ashaka? Komeza usome ugeze ku murongo wa 42. Ibyo mukora ni nk'ibya so. Baramubwira bati ntituri ibibyarwa, ahubwo dufite Data umwe ari we Imana. Baramubwira ngo ni yawe ngo gukora nk'ibya so. Baramubwira ati ntabwo turi ibibyarwa. Kuki biyumvishije muri iryo jambo ko ari ibibyarwa? Kuki babiyumvishije? Kuki biyumvishije muri iryo jambo ngo ntabwo turi ibibyarwa? Kuki biyumva muri iryo jambo? Kuki iryo jambo ribaje ngo ntabwo twebwe turi ibibyarwa? Iyo abana b'isezerano bari kuba bumva Yesu ibyo avuga, ariko ni ibibyarwa kubera ko batumva ibyo Yesu avuga. Kandi ibyo Yesu avuga n'ibyo Aburahamu yagira gute yavugaga, kandi ntibagira gute ntibabyemeraga. Ni ibibyarwa, barabyihamiriza bo ubwabo. Hari ikiguhamya uwo uri we, hari ikimpamya uwo ndi we. Yesu yaravuze ngo bazabamenyera ku mbuto zabo. Ibyo bavuga n'ibyo bakora nibyo bizahamya abo baribo. Imana idufashe. Komeza. Umurongo wa 42. Yesu arababwira ati iyaba Imana yari so muba munkunze, kuko naje nkomotse ku Mana. Iyaba Imana yari so muba munkunze, kuko naje nkomoka ku Mana. Kandi iyo Mana ngo Imana ni se, bemera Imana ariko ntibemera umwana w'Imana. Bemera Imana ariko ntibemera iby'Imana. Abo turabafite mu rusengero, turabafite n'abapasiteri, turabafite n'abaevangeliste, turabafite n'abaririmbyi, turabafite n'abajyanama mu rusengero, turabafite n'abadiyakoni, abo turabafite abaririmba. Ati bose byageze neza cyane, abo turabafite. Turabafite abo tubana nabo, turabafite. Nibo bayoboye Imana, nibo bayoboye za minisiteri, nibo bayoboye amasengero. Ibi byabo Satani barimo, ariko reka babwire Yesu natwe aturimo. Amena. Yesu aturimo, ariko bariya Satani nabo agifite abarimo, kubera ko batemera ibyo Yesu ashaka, kubera ko batemera ibyo Data ashaka. Nabo abana bato ibyo bavuga babikora kuri se Satani. Imana idufashe cyane. Komeza. Umurongo wa 42. Yesu arababwira ati iyaba Imana yari so muba munkunze, kuko naje nkomotse ku Mana. Sinaje ku bwanjye, ahubwo niyo yantumye. Niki gituma mutamenya imvugo yanjye? Niki gituma mutamenya imvugo ya Yesu? Niki gituma mwabagaragu b'Imana mutamenya imvugo ya Yesu? Niki gituma mwabigishwa mutamenya imvugo ya Yesu?
mutamenya imvugo ya Yesu mwababwirije? Ni iki kiri gutuma mutamenya imvugo ya Yesu? Ko mwiyita abana ba Aburahamu, aho nimufite undi so? Ni iki kiri gutuma mutamenya imvugo ya Yesu kandi muri abayobozi b'abana b'Imana? Ni iki gituma mudasobanukirwa imvugo y'ubahamagara y'ubavugisha? Imana idufashe cyane. Nyuma y'itatu ngo ni iki gituma mutamenya imvugo yanjye? Nuko mutabasha kumva ijambo ryanjye. Nuko mutabasha kumva ijambo ryanjye. Mukomoka kuri so Satani, kandi ibyo so ararikira nibyo ntabwo mushaka gukora. Uwo yaherekera kose ari umwicanyi, kandi ntiyahagaze mu by'ukuri, kuko ukuri kutari muri we. Navuga ibinyoma aravuga iby'ubwe, kuko ari umunyabinyoma kandi ni se w'ibinyoma. Amena. Ngo navuga ngo mukomoka, ayo yasema yagamo ngo mukomoka kuri so Satani, kugeza n'uyu munsi ntabwo bari kumva. Atuwa Satani yamara umunyabinyoma, kandi namwe murabona ibinyoma. Biraba ngo mukomoka kuri so Satani, ariko arababwira ngo mukomoka kuri so Satani. Ese natwe dukomoka kuri iki? Minisiteri kuri mbere komeza ivuga ikomoka kuri iki? Minisiteri uyoboye ikomoka kuri iki? Dukomoka kuri nde? Duturuka kuri nde? Imana idufashe cyane. Ngo mukomoka kuri nde? Ninde inkomoko yanyu? Ninde muturukaho? Ninde wabahamagaye? Ninde ubayobora? Iso ninde? Iso ninde? Komeza. Ariko jyewe kuko mbabwira iby'ukuri ntimunyizere. Ninde muri mwe ushinja icyaha? Ko mvuga ukuri ni iki gituma mutanyizera? Kuvuga ukuri ni iki gituma mutanyizera? Ko Imana itubwira ukuri ni iki gituma tutayubaha? Ko ijambo ry'Imana ritubwira ukuri ni iki gituma tutarigenderamo? Ko ijambo ry'Imana ryanditse ni iki gituma tutarivuga? Ko ijambo ry'Imana ukuri ni iki gituma tutaribwira abantu neza? Kuki tubigoreka? Niba tudakomoka kuri data Satani, kuki tugoreka ijambo ry'Imana mu bakristo? Kuki tutabwira abakristo ukuri? Kuki tutabwira abakristo ko bazarimbuka? Niba dukomoka ku Mana data, kuki tutabwira abakristo ko kwangana ari ubwicanyi? Kuki tutabwira ko abakristo kwangana ari ibyaha? Niba dukomoka ku Mana nyakuri, kuki tutabwira abakristo ko kujya mu macakubiri ari ibyaha? Niba dukomoka ku Mana nyakuri, niba tuva ku Mana, kuki uyu munsi dufite amatorero hano mu biryo birakomeye? Mu Bubiligi ni Satani aricaye, ndetse yicaye mu bantu b'Imana. Birababaje. Niba turi abantu b'Imana, kuki tutavuga iby'Imana? Kandi twitwa ngo turi abapasiteri bayoboye amatorero. Kuki tutabwira abakristo ko bagomba gukundana? Kuki tutigisha abakristo ibyaha bagomba kuvamo? Niba turi abantu b'Imana, niba tudakomoka kuri data Satani, kuki utabwira umukristo ngo wigane mugenzi wawe?